Imana igiye kwema ku buzima bwawe ibintu bisubiza inyuma, igiye kugutabara ibisubiza inyuma. Abantu kavuga ati se ko byamucanze meze bite? Imana iri gushaka indi nzira abadayimoni batamenyereye kugira ngo icamo kugirira neza. Imana yaje kugira ngo ariko abadayimoni basuzugura nabi we. Reka mbabwire, umuntu wasenze Imana ntago azaseba, umuntu wasenze Imana ntago azamwara, umuntu wasenze Imana ni warasenze by'ukuri. Aravuga ngo niba watangiye gucogorera imbere ye, akaba ari umuyuda ko kubyukuri, niba watangiye gucogorera imbere ye no kuhaguzahagwa, Imana ihimbazwe. Kubi turwanya ari ibiremwa, ariko iturwanya n'umuremye, kandi iyo twizeye ibasha gukora. Nuko Imana aracyari maremare, ntago araba magufi. Imana iracyakora, Imana iracyari kurama, Imana iracyari gukora, iracyari gukora imirimo. Ndabunga ati Imana nkore bukwe mfite 75. Ndabunga ati urumva idahari, arambwira ati irahari. Ndabunga ati Imana njyewe nayibonye tugiye kubyara nta 5 dufite mu nzu. Madamu yatangiye kugura umwenda 150 ku mwana wa mbere. Ndabunga ati Imana yakoze ibyo byose bidahari, ubu ngo nibwo yakiga kunteza abantu. Naho ngaticira birarura. Ndamubwira ati yakorera Musambira, naho Kigali yahakorera yahishyura, yashobora kwishyura inzu y'Musambira, ni Kigali yashobora kuyishyura. Ndamubwira ngo yakishyura inzu yakaje vuba, ni Kigali yashobora kuyishyura. Ndamubwira ngo hose Imana iri kuhakorera. Haleluya! Ahantu hose Imana iri kuhakorera, iri gutanga abana, iri gutanga no gushingirwa, iri gutanga gushingirwa, iri gutanga dosta bevo, iri gutanga n'amazu wetonde, iri gutanga amazu, iri gutanga gakiza, iri gutanga mwuka wera. Hose iri mihagira ihakorera. Nasanyisha burwange amagare nagukurikiranye muri uyu mwaka. Imana yacomoyemo inziga, wigira ubwoba n'ubwumva ari buri guhinda inyuma yawe, ariko Imana amaze gucomoramo inziga. Ni imirindi gusa, ariko ntacyo biri gutwara. Bibiliya ngo nuko abanyagiputa baza bahorera. Iyo mirindi yo guhorera ko abadayimoni bari baje bagukurikiranye, Imana ayo magare bari baze yakuyemo inziga. Ayo magare abadayimoni baziraga baje guteza uburwayi, Imana yakuyemo inziga. Ayo magare abadayimoni baziraga baje guteza ubushomeri, Imana yakuyemo inziga. Magare baziraga baje guteza uburwayi, baza guteza kanseri, Imana yakuyemo inziga. Magare baziragaho baje kuguteza induri wawe, dore induru yari induri wawe, yari induru. Ariko magare Imana yakuyemo inziga muri uyu mwaka, mu kwezi kwa 9 kujya mu kwa 10. Ayo magare yaragukurikiranye, Imana yakuyemo inziga. Ni message y'ukwezi kwa 10, niyo mbazanye message y'ukwezi kwa 10. Ivuga ngo amagare ibigukurikiranye Imana yakuyemo inziga. Hari amagare yaragukurikiranye, yarakurikiranye abawe, yarakurikiranye business yawe, ariko muri aya masengesho cyumvira ijambo ry'Imana, ubutumwa bw'Imana, Imana ikuyemo inziga muri ayo magare yaragukurikiranye. Imana ihimbaza ko yategetse hari ibintu bitungana, iyo yategetse hari ibintu byemera, iyo yategetse abarwayi barakira, iyo yategetse inguba zirasama, iyo yategetse abari impfubyi bakira ihumure, iyo yategetse abari bashomeri babona akazi, iyo yategetse. Ariko Mana wega ntabwo wari urarurota uri mu marimbi, uri mu marimbi uvugana n'abantu bapfuye. Iyo ne Egiputa warurimo, ariko hari imbaraga z'Imana zije gukura muri Egiputa warurimo. Hari imbaraga z'Imana zije gukura mu marimbi babagamo. Ni ikimenyetso cy'uko hari abadayimoni bagukoreshaga mu buryo nawe utazi. Warara gukora ukorera abadayimoni, ukorana n'abadayimoni. Umva itangazo yewe Mose, umva itangazo Imana itangaje muri aka kanya. Ngo yewe Mose we, umvira itangazo kandi umbwirira Abisirayeli, numara kubambwirira bamwe ngo ngeze ku Banyegiputa maze kubageraho mbaremye mu wundi mutima. Imana ihimbazwe. Ibado bela topita winima menevone kota winivone drome enostazo menevone drai. Ivuga ngo Mose, ndemye mu Banyegiputa undi mutima, mugende mu batira ibintu byinshi kandi mutire bike, kandi mutire ikintu cy'agaciro. Amahoro y'Imana aho muri hose, kandi tubashimire mwebwe mwahisemo gukurikira Iramiro TV, mugakurikira ubutumwa dukunda gucishaho. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen. Ngira ngo rero hano imbere ya kamera murahabwa Iramiro TV. Imana rero imuhe umugisha. Amen. Turakwakiriye mukozi w'Imana. Nanjye ndabasuje. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amahoro y'Imana bane namwe. Urakoze cyane rero. Nagira ngo tuguha akanya. Yego. Noneho utuganirize ubutumwa Imana yaguhaye. Yego. Kugira ngo abadukurikiye nabo bunguke mu buryo bw'umwuka. Imana iguhe umugisha rero, ngira ngo ubanze
usenge, numara gusenga ubundi utuganirize cyangwa se uduhe message Imana yaguhaye. Yego. Hanyuma ku muntu mbonye ari ubwa mbere, yego, amazina Ntakirutimana Elia, ndi umupapa, mfite madamu n'abana. amen. Imana iduhana umugisha. Amen. Reka dutangire dusenga Imana kugira ngo izibane natwe muri byose. Yego. Imana yacu, Imana ikomeye, Imana nziza, Imana ifite imbaraga, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, Imana itagisaza ngo yitwaza akabando, Imana itagikena ngo isabirize, Imana yicaye ku ntebe, nta usa nawe Mana, nta n'uzasa nawe, kuko nta wagusimbura. Oh la sifana dry, uri Imana yihagize. Haleluya. Iyo uvuze ibintu biraba, niyo utegetse ibintu birakomera. Niwe wenyine uha abashonji kurya bagahaga, niwe wenyine utabara abantu rwose bakoroherwa. Aka kanya tugeze muri uyu mwanya w'ubutumwa cyangwa se w'iri jambo ryawe Kristo, sinze kubura bwo ngaragarire muri njyewe, kandi nkubere mikoro wirangururire mbaraga z'Imana zome fola wa shatola sima shatosta bene kota wini fone dror pera lala sido bene wane stazo meni. Mbaraga z'Imana zigaragare kuri nge, Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, bize binshyigikire kandi binshoboze. Icyo dukuri sasi ndayimoni ndabimenyereye, dayimoni kiroso, dayimoni wereka abantu ko ibyo bagibumvishe n'ubundi babyumvishe. Uwo mone motosta bene kota, uwo mudayimoni turamumenye kandi turamucyashye. Turi byose tubyamanje twizeye ku bwa Yesu Kristo wapfaga mu kazuka. Amen. Hanyuma murakoze. Ndumva shaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Amen. Tugiye kumva aya masaha, tugiye kuganira ku ijambo numva Uwiteka ashyize ku mutima wanjye, ariko ririmo message y'Abanyarwanda, ririmo message bari hanze y'u Rwanda. Waba uri umunyarwanda wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, waba uri umurundi, waba uri umukongomani, waba uri umunyamurenge, umuntu wese n'uwo azasemurira ururimi rw'Ikinyarwanda, ni message yawe. Amen. Ni message y'ukwezi kwa 10. Niyo mbaza ni message y'ukwezi kwa 10. Ivuga ngo amagare ibigukurikiranye Imana yakwemenziga. Kweri. Hari amagare yaragukurikiranye, yarakurikiranye abawe, yarakurikiranye business yawe. Ariko muri aya masengesho cyumvira ijambo ry'Imana, ubutumwa bw'Imana, Imana ikwemenziga muri aya magare yaragukurikiranye. Nukuri Imana ikwemenziga, kandi uraza guhabwa umugisha bwo kunkurikirana muri uyu mwanya w'iyi message w'ukwezi kwa 10. Uraza kugirirwa neza. Hari abantu bari buze gukirira muri aya masengesho cyangwa se muri uyu mwanya, n'izina rya Yesu. Aravuze ngo ni igitabo cyo Kuva ibice 12 umurongo wa 24. Ni igitabo cyo Kuva ibice 12 umurongo wa 24. Reka dusubiremo. Ni igitabo cyo Kuva ibice 14 umurongo wa 24. Havuze ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamurira mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa, bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma akururuka aruhanyije cyane. Abanyegiputa baravugana bati, duhunge Abisirayeli kuko Uwiteka barengera akarwanya Abanyegiputa. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Imana ibampera umugisha. Tugiye kuganira kuri iri jambo ry'Imana rifite intego ivangwa muri uku kwezi guhera muri kwezi kwa 9 kugeza mu kwa 10. Imana ikuye inziga mu magare byari bigukurikiranye ku buzima bwawe. Hari igihe umuntu abaho akaba mu buzima bw'impagarara, mu buzima bugoye, buzima buruhije, buzima bw'imica ntikize, buzima bwo gupfundikanya bitewe n'ibiri kumurwanya. Aba ni Abisirayeli ndatinze bari mu gihugu cya Egiputa. Mwese murabyibutse, abantu mwasomye Bible murabizi byabereye mu Egiputa, ntabwo ndibuze kuhatinda. Ariko reka mvuye ku jambo wenda kamwe. Imana igiye kura Abisirayeli mu Egiputa, yababwiye ijambo rikomeye. Yabwiye Abisirayeli, irababwira ngo mwebwe mwa Abisirayeli mwe, ndashaka kubakura mu Egiputa, ariko ntabwo ndibuze kubakura mu Egiputa gusa, ntabwo ndibuze kuhabakura amara masa. Dushima Imana ko Imana ikuye umuntu mu Egiputa,
itamukura mu Egiputa n'amara masa, iyo Imana ikuye umukobwa mu Egiputa y'ubusambanyi we yo imuremera urugo rw'umugisha, iyo Imana ikuye umuntu w'umusinzi mu Egiputa imukubita impano yayo agatangira agahanura akerekwa, uzaraba kenshi na kenshi abantu bari mu Egiputa y'ibyaha, Egiputa yo kwa Satani. Nituvuga mu Egiputa uraza kumva ko ari ubuzima bugoye bw'uburetwa, gukora ikintu udashaka, ukoreshejwe, uhatirijwe, uhaswe. Ariko uyu munsi muri aya masengesho hari ukuboko kw'Imana gukuye mu Egiputa wari urimo. Nibyo wageragezaga kwihana ubwo busambanyi, wagerageza kuvuga ati ngerageje kwihana ubusambanyi, kuvuga ati ubusambanyi ntabwo nzongera kuza usambana, hashira iminsi 3 kongera. Iyo ni Egiputa. Ariko hari ukuboko kwa marayika, hari ukuboko kw'Imana kuje muri Egiputa wari urimo, kugiye kugukura muri Egiputa utazongera kuyisubiramo ukundi mu izina rya Yesu. Nibyo wagerageza kunywa inzoga, kuvuga ati uyu munsi ndazetse none sinzongera kunywa inzoga, nzivuyeho, hashira icyumweru ukongera ukazinywa. Iyo ni Egiputa. Ariko hari ukuboko kw'Imana kuje gukura muri Egiputa wari urimo. Ni Egiputa. Muri Egiputa mbibutse, Egiputa ni mu buzima umuntu abaho, akabaho ariko akonejwe, akaba akora ibyo adashaka, akaba akora ariko afite ibindi bimukoresha. Hari imbaraga zagukoreshaga zatuma warara guhinga mu cuku bya nijoro, wari uri mu Egiputa y'abadayimoni. Ariko muri aya masengesho, muri aya materaniro tugize, hari ukuboko kw'Imana kuje ku buzima bwawe, kuje kugukura muri Egiputa wari urimo, Egiputa y'ibyaha, Egiputa yo kunywa inzoga. Waragerageje unywa n'umutidi biranga, ariko hari imbaraga z'Imana zije kugukura muri Egiputa wari urimo mu izina rya Yesu. Ni message yo kwezi kwa 10. Hari imbaraga zakurwanyaga, zakugenzaga, zaguhigaga. Ntabwo wari urara urota uri mu marimbi uvugana n'abantu bapfuye. Iyo ni Egiputa wari urimo. Ariko hari imbaraga z'Imana zije kugukura muri Egiputa wari urimo. Hari imbaraga z'Imana zije gukura mu marimbi wabagamo. Ni ikimenyetso cy'uko hari abadayimoni bagukoreshaga mu buryo nawe utazi. Warara gukora ukorera abadayimoni, ukorana n'abadayimoni. Nibyo wararaga wirukanga mu cuku bya nijoro mu nzu, uzenguruka inzu rimwe na mugataka, ikindi gihe ukabona ibintu byambaye by'ibikara bigiye kukujyana. Iyo ni Egiputa wari urimo. Ariko hari imbaraga z'Imana za nomevo zije ku buzima bwa mama, hari imbaraga z'Imana zije ku buzima bwa papa, hari imbaraga z'Imana zije ku buzima bwa musore, hari imbaraga zije ku buzima bwa wa mukobwa we, zije kugukura muri Egiputa wari urimo. Nashaka wari Egiputa kunywa ubugoro, nashaka wari Egiputa kunywa itabi, Egiputa yo kwikinisha. Hari umuntu aba muri Egiputa yo kwikinisha. Ariko hari imbaraga z'Imana zije ku buzima bwawe, zije kugwa kuzinduka icyo cyaha. Nigeze nahamagarwa n'umwana w'umusore, njye nari mu Egiputa yo kwikinisha. Ari kuri rwa rwego kwikinisha byamubase, birenga no kumubata bimuhindura imbata. Ari mu Egiputa arampamagara, arambwira ati aho ngeze byarananiranye, byamaze kurenga igaruriro, byarambase. Niko yambwiye. Ari dufite abantu bageze mu Egiputa y'ibyaha. Egiputa, muri Egiputa wegezemo barabatwa. Byatangiye ari imbohe, barabohwa, baza kugera ubwo bahinduka imbata. Imbohe n'imbata ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko hari imbaraga za marayika, hari imbaraga z'Imana zije ku buzima bwawe, zije gukura muri Egiputa wari urimo. Bira yatubwanga Imana ijya gukura Abisirayeli mu Egiputa, yarabasanze irabegera. Rero ngo ibwira Mose, iramubwira ngo genda umbwirire Abisirayeli, ubambwire ngo njyewe Uwiteka ndaje, nje kubakura mu Egiputa. Njyewe Uwiteka ndaje, nje gukura abantu banyize ndetse bamanza amaso bari kuntabaza muri Egiputa. Ibyo byaha wari urimo mu isi y'ibyaha ni Egiputa. Mbibutsa ni Egiputa. Muri ubwo buzima uri budashaka ni Egiputa. Aho ngaho uri wabohewe ni Egiputa. Dobe ni Egiputa.
Imana ibwira Mose, iramubwira ngo Mose we umva itangazo, yewe Mose umva itangazo Imana itangaje muri aka kanya. Ngo yewe Mose we umva iri tangazo, genda umbwirira Abisirayeli, numara kubambwirira ubamwe ngo ngeze ku Banyegiputa maze kubageraho mbaremye mu wundi mutima. Imana ihimbazwe. Ibado bela topita winima menevone kota winivone drome enostazo menevone drai. Iramubwira ngo Mose ndemye mu Banyegiputa undi mutima, mugende mubatire ibintu byinshi kandi mutire bike kandi mutire cyite agaciro. Imana ihimbaza. Iramubwira ngo ugende utire ibintu byinshi kandi by'agaciro. Mbibutse Abanyegiputa n'abanzi b'Abisirayeli, cyo ni icyambere. Egare kuvuga ngo Umwisirayeli ajya gutira Umunyegiputa ntago bishoboka, birahusanye birahabanye. Icyambere Abisirayeli bari mu buretwa, n'imbata n'imbohe, bari gukoreshwa, baraboshywe, bari mu gihugu kitari ikiwabo. Ariko Imana kuntu ari inyembaraga, Imana kuntu ari ifite imbaraga. Muri byaranye biravuga ngo sinzi ukuntu bikora, sinzi n'ukuntu bigenza. Icyo bukoze yitegetse ibintu biratungana. Imana ihimbaza ko yategetse hari ibintu bitungana, iyo yategetse hari ibintu byemera, iyo yategetse abarwayi barakira, iyo yategetse ingumba zirasama, iyo yategetse abari imfubyi bakiri ihumure, iyo yategetse abari abashomeri babona akazi, iyo yategetse. Ariko Mana we Imana dobe itala winima. Hanyuma uyu muntu arambwira ngo uze kuza ngo ubufasha bwa Rifani. Ndamubwira ati mukozi w'Imana ongera usubiriremo. Arambwira ati nduko nashobora gukodeshwa, nshobora na ahantu bita Musambira, ahandi na ahantu bita Kaje Vuba, niho wakodesha ukahashobora. Ngo ndi kubona igihe uhagazemo, ariko abadayimoni basuzugura nabi we. Reka mbabwire umuntu wasenze Imana ntago azaseba, umuntu wasenze Imana ntago azamwara, umuntu wasenze Imana ni warasenze by'ukuri. Umugore wa Hamani yavuze aravuga ngo none wa mugabo we ko wagiye utitwikiriye mu maso, ukabugarutse witwikiriye mu maso, byagenze ute? Hamani aramubwira ati hirya ngaha kwiremba akagabo kitwa Morodekayi ariko kanzengereje, uzi ko nateguye igiti cyo kukamanikaho, none umwami akamubwira ngo ntegure ifarashi ugatambagiza akagabo kitwa Morodekayi. Uyu mugabo kitwa Morodekayi yari yarasenze Imana, yaravuganye n'Imana, atuye muri yo, akorera muri yo, agendera muri yo, aryamye muri yo. Haleluya. Kandi mbibutse abantu ntabwo muvuga Morodekayi neza, muramutuya musika umuntu wicaga kwiremba asabiriza, ariko yari umujepe kuko utari umujepe. Tonde Hamani Morodekayi yari akomeye ariko yubahaga Imana. Umugore wa Tereshi aramubwira ngo niba watangiye gucogorera imbere ye, akaba ari umuyuda ko kubyukuri, niba watangiye gucogorera imbere ye no kuhaguzahagwa. Imana ihimbazwe. Kuri turwanya ari ibiremwa ariko iturwanya n'umuremye, kandi iyo twizeye ibasha gukora. Nuko Imana aracyari maremare, ntago araba magufi. Imana iracyakora, Imana iracyari kurama, Imana iracyari gukora, iracyari gukora imirimo n'ibitangaza. Ndamubwira ngo wa mugabo we wambwiye ngo ahantu nashobora gukodesha nk'aba ni Musambira, ahandi ni Kaje Vuba. Ndamubwira ati cara hasi mbanze nkubwire imirimo y'Imana. Ndamubwira ati Imana nkore bukwe mfite 75. Ndamubwira ati urumva idahari? Arambwira ati irahari. Ndamubwira ati Imana njyewe nayibonye tugiye kubyara nta 5 dufite mu nzu. Madamu yatangiye kugura umwenda 150 ku mwana wa mbere. Ndamubwira ati Imana yakoze ibyo byose bidahari, ubu ngo nibwo yakiga kunteza abantu. Nawe ngati cira berarura. Ndamubwira ati yakorera Musambira, naho Kigali yahakorera yahishura, ashobora kwishyura inzu y'Musambira, ni Kigali yashobora kuyishyura. Ndamubwira ngo yakishyura inzu Kaje Vuba, ni Kigali yashobora kuyishyura. Ndamubwira ngo hose Imana iri kuhakorera. Haleluya. Ahantu hose Imana iri kuhakorera, iri gutanga abana, iri gutanga no gushingirwa, iri gutanga dosta bevo, iri gutanga n'amazu wetonde, iri gutanga amazu, iri gutanga agakiza, iri gutanga mwuka wera. Hose iri mihagira ihakorera. Natanye ijambo rwange amagare nagukurikiranye muri uyu mwaka, Imana yacomoyemo inziga. Wigira ubwoba n'ubwumva ari guhinda inyuma yawe, ariko Imana amaze gucomoramo inziga. Ni imirindi gusa ariko nta turi bugutwara. Ndagira ngo senge Abisirayeli ngo baratiriye kugira ngo senge wenda sanga nzabisobukura. Abisirayeli baratiriye ibintu byinshi,
bamaze gutira ibintu byinshi ku Imana yabaremye mu ndi mutima, baragenda bageze ku nyanja, ngo Farawo agarura umutima aravuga ati tubakurikire. Biravuga ngo nuko Farawo azana amagare menshi, amaze kuza ngo nuko Abisirayeli bagira ubwoba. Imana ihita ibwira Abisirayeli ijambo ryantangaje, nuko abantu benshi batajya bahagarara ngo babanze bumve iryo jambo ukuntu rikomeye, ijambo ryantangaje rikomeye ry'imbaraga. Nuko Imana yabonye Farawo ari kuza, Imana ihita ibwira Abisirayeli ati musubire inyuma. Mu yandi magambo basubiyeho Farawo ari guturuka. Imana igiye gukora imbaraga zawe izihindura ubusa kugira ngo nireme igitangaza kitazitirirwa ahubwo kizitirirwa imbaraga z'Imana. Imana igiye kurema ku buzima bwawe ibintu bisubiza inyuma, igiye kugutabara ibisubiza inyuma. Abantu bakavuga ati se ko byamucanze meze bite? Imana ibiri gushaka indi nzira abadayimoni batamenyereye kugira ngo icamo ikugirira neza. Imana yaje kugira ngo umenyekane ko yaje ku buzima bwawe, isubiza ibintu inyuma. Niba wacuruzaga uratangira ugahomba ariko Mana we reka dusohoza ngawe nazabishubuta. Iyi Mana yaje ku buzima bw'umuntu ifata imigambi n'ubushobozi n'ibyaguteraga inkunga ikabibikubye kugira ngo utazirata amaboko y'abana b'abantu, ubundi agasigara akora imbaraga z'Imana kuvuga ati Uwiteka niwe mpanze amaso. Niba ufite umuryango ukomeye igahita ivuga ati turakwanze ntuzogoka mu muryango wacu. Niba ufite umuntu gutera inkunga aho hanze agahita akuboroka, nuko Imana ikora. Haleluya! Icyo nayikundiye ibisubiza inyuma, iri gushaka indi nzira abadayimoni batamenyereye kugira ngo iyicamo ikugirire neza, ibisubiza inyuma, iri gushaka indi nzira icamo igutabara, ariwa onasima, ibisubiza inyuma. Hanyuma birabangwa soza birabangwa nuko ngo Imana ibwira Abisirayeli ati basubire inyuma. Mu gusubira inyuma kw'Abisirayeli ngo nibwo Farawo yavuga ati ba bantu bayobye. Ese abantu babuze inzira bajyamo, babuze naho bajya. Ngo muri kwa gusubira inyuma Abisirayeli basubiraga inyuma, Bibiliya bangwa nuko abanyagiputa baza bahorera iyo mirindi yo guhorera ko abadayimoni bari baje gukurikiranye. Imana ayo magare bari baze yakuyemo inziga, ayo magare abadayimoni baziraga baje guteza uburwayi, Imana yakuyemo inziga. Ayo magare abadayimoni baziraga baje guteza ubushomeri, Imana yakuyemo inziga. Magare baziraga baje guteza uburwayi, baza guteza kanseri, Imana yakuyemo inziga. Magare baziragaho baje kuguteza induru wawe, dore induru yari induru wawe, yari induru. Ariko magare Imana yakuyemo inziga muri uyu mwaka mu kwezi kwa 9 kujya mu kwa 10. Ayo magare yaragukurikiranye, Imana yakuyemo inziga. Magare before yino stabenasi, magare y'ibihombo, Imana yakuyemo inziga akira gucuza nawe kunguka. Magare y'uburwayi, Imana yakuyemo inziga akira nawe ubuzima. Magare y'icyaha cy'ubusambanyi ya robivo, dayimoni baziraga baje guteza ubusambanyi, Imana yakuyemo inziga akira nawe kunesha ubusambanyi. Magare ya stabenasi ma odasi fone dra, amagare abadayimoni baziragaho baje guteza kunywa inzoga, wumva gufite icyaka wabirekaga iminsi 3 ukumva warwaye. Abo n'abadayimoni baziraga ku magare yo guteza icyaka cy'inzoga, Imana yakuyemo inziga akira nawe kubaho wumva dostabe lost olive nedra, wumva icyaka ntacyo itabevo. Amagare abadayimoni baziragaho baje guteza kwitinisha, Imana yakuyemo inziga. Magare baziragaho baje guteza benedos demo menefo chateau pita, magado menevo baziraga baje guteza kanseri y'ibere, Imana yakuyemo inziga. Halawilivo, hari umuntu mbonemo, hari umuntu uri mu iki kiganiro ugiye ku devo, ugiye kumarikirwa n'imbaraga z'Imana akakira ubuzima. Winivo izere muri iri jambo kuko hari imbaraga z'Imana zarimanukiyemo kandi urabona ubuzima. Izere muri iri jambo wakizwe gusubira inyuma, ugiye kwakira imbaraga zikuhesha kuva mu byo byawe urimo. Akira dobe, izere muri iri jambo kwa harimo nevo, hari amagara abanyagiputa Imana ikuyemo inziga ku buzima bwawe. Birabangwa mu gicuku cya nyuma, iki gicuku wari urimo ni icyanyuma, igicuku cy'ubukwada urimo ni icyanyuma, igicuku cy'uburwayi urimo ni icyanyuma. Izere kama ko Imana gukozeho, izere ko igicuku ari icyanyuma. Igicuku destobevo cyo kwizengurukaho ni icyanyuma, igicuku destobe na tostase cyo kwangwa n'imiryango ni icyanyuma. Imana igiye kugikesha kuzana igitondo. Igicuku wari urimo warugihagazemo, ndabona warugihagazemo, warugihagazemo ariko ni icyanyuma. Bibiri yavuze ngo nuko sifona dry ngo mu gicuku cyanyuma Uwiteka yitamura mu nyenye gicu. Imana ishimwe ko ari Imana yitamura abanyarwanda, ishimwe ko ari abakobwa Imana yitamururiye, ishimwe ko ari abagabo Imana yitamururiye, ishimwe ko ari abagabo abasore Imana yitamururiye. Imana ishimwe wari unkurikiranye, Imana irakwitamuriye aho wari
bwapfuye Imana irakwitamuruye bijya bikugoye Imana iritamuruye akira kwitamurirwa n'Uwiteka mone dry muri urwo rubanza rufite akira kwitamurirwa n'Uwiteka kujya gukorera perime utsindwa akira kwitamurirwa n'Uwiteka urwo rwo rwakunaniye rwamo intonganya akira Uwiteka rwitamuruyemo intonganya zirahashize Rabi nivo umwana rurwaye bagwa kademo bagwa talasiferi ijya mu Buhinde akira Uwiteka ritamuruye akira ubuzima olasi mini perazomene drome ubwo bwawe bwapfuye Rabi nivo Uwiteka kwitamuruye ubwaremye ntabwo buzapfa kuko Uwiteka amagara y'Abanyegiputa akuyemo inziga muri uku kwezi kwa 9 kugeza mu kwa 10 hari amenefo hari amagara y'Abanyegiputa yagukurikiranye Imana ikuyemo inziga reka dusenge Imana ikuyemo inziga Imana ikuyemo inziga mbabara mukobwa yego ikuyemo inziga wikodevo wikigira nawe yaburetse kwishingira Imana ikuyemo inziga nawe ugiye gushingirwa buretse sigaho kwiyahura wari ugiye kwiyahura sigaho Imana ikuyemo inziga nawe akira kubaho mu kuboko kw'Imana Elado binivo tando benetrome nawe de star binivo warwaye umuvuduko n'ibyo ariko uteye n'abadayimoni Imana ikuyemo inziga magara abadayimoni bazagoje guteza umuvuduko Imana ikuyemo inziga ayiwe ndasenze Mana ndasenze leleto la zone monedai nino menosta zone hodesta sema leleto sta binifone kota wini mando ila la zone tugiye gusenga tota zone stobe neto sta benivone dro tugiye gusenga kweli tugiye gusenga Imana nziza Imana ifite imbaraga Mana se umwami wacu Yesu Kristo Mana itagisaza ngo yitwaza akabando Mana itagikena ngo isabirize Imana yicaye ku ntebe nta usa nawe Mana nta nuzasa nawe kuko nta wagusimbura la sifana dry uri Imana yihagize haleluya iyo uvuze ibintu biraba niyo utegetse ibintu birakomera